reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose hirya no hino ku isi, kandi tubasabe gukanda subscribe wowe utarabikora kugira ngo ujye ubona ibyiza byose tukugezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Yes, nk'uko rero mubimenyereye, iyi ni NZIZA Business Group Limited, kampani yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Nk'uko rero muri kubibona ku screen yanyu, muri kubona inzu nziza rwose nk'uko muri kubireba. Iyi nzu akaba ari inzu nziza yo guturamo ikiri nshyashya, iherereye mu mujyi wa Kigali rwagati, mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe, ahazwi cyane nko ku Gasaraba ngira ngo murahazi muri benshi. Ni hano munsi y'ikibuga cy'indege, hafi cyane ya Remera, ni hafi cyane ya Remera. Iyi nzu rero ikaba ari inzu nziza nini yubakishije amatafari ahiye yose, ikaba ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3, salon, salle à manger ndetse na cuisine na stock. Si ibyo gusa rero, kubera ko ifite na annex. Iyo tuvuze annex, na annex y'inzu just igizwe n'igikoni cyo hanze, stock yacyo, icyumba twakwita icy'umukozi cyangwa se bafashe imirimo yo hanze, dushe na toilette byo hanze. Iyi nzu rero ikaba ifite kandi parking na jardin bihagije, kubera ko iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 400 n'imisago, cyane ko mubimenyereye ko ibibanza ubu ari metero kare 300. Iyi nzu ikaba iri hafi cyane ya kaburimbo, ikindi kandi ikaba yubakishije amatafari ahiye yose. Ikaba ari inzu nziza kandi ishaka amafaranga atari menshi ugereranyije n'aho iherereye, n'agaciro k'ikibanza yubatsemo, nuko ibikoresho byahenze. Iyi nzu rwose irahendutse, ni inzu ifite design nziza, ni inzu iri muri quartier nziza hafi cyane ya kaburimbo. Iyi nzu rero wenda ntabatindiye, irashaka miliyoni 67, ariko ziri negotiable. Ni igiciro miliyoni 67 cyangwa se 67,000 by'amadolari, ariko biganirwaho, ni amafaranga ashobora kugabanuka. Wowe icyambere nuko utera intambwe ugasura inzu, ubundi ukavuga uti ngewe ndishyura ya cyangwa se mfite aya, ahari abagabo ntihapfa abandi. Hanyuma noneho tugafatikanya iyi nzu tukayikatuza, ukayigurira ikibera iyawe, ugatura ahantu heza mu mujyi wa Kigali, hafi y'ibikorwa remezo byose umuntu akenera umunsi ku wundi. Iyi nzu rero wayikunze, n'ubundi wahamagara za nimero zacu arizo 0788 48 67 cyangwa se 0781 2 0123. Si ibyo gusa rero, ushobora no kudusura ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, n'ubundi twitwa NZIZA Market, haba kuri Facebook page, kuri Twitter, kuri Instagram, hose ni NZIZA Market. Turakurarikira kandi kudusanga aho dukorera mu nyubako ya Centenary House muri etage ya 2 neza, ukaza ukadusanga tukakugurishiriza aho ufite inzu ushaka kugurisha, cyangwa se tukakurangira inzu cyangwa se ikibanza cyangwa se isambu bitarimo litige iyo ari yo yose, bitarimo ikibazo icyo ari cyo cyose. Ni karibu cyane rero iwacu muri NZIZA Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, ni nako kandi tubahaye ikaze, tubasaba gukomeza gukanda subscribe wowe utarabikora, kugira ngo ujye ubasha kubona imari zose tugenda tukugezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Aha kandi ushobora kuhasobanukirwa buri kintu cyose ukeneye kumenya kuri iyi si ya rurema kijyanye n'imitungo itimukanwa. Ni karibu cyane rero, tubahaye ikaze muri NZIZA Business Group Limited. Iwacu umukiriya ni umwami, turabakunda cyane.